Mwaramutse neza mwese. Ngo mpere ku ngingo yo kuvuga ubuhamya Minisitiri Bizimana yatugejejeho. Hari ubundi buhamya burebure burimo amateka akomeye Theoneste namaze kutugezaho. Ibyo twumvise byose bifite aho bishingiye, abafite uko babihakana cyangwa babihakanya, ngira ngo bafite akazi gakomeye kugira ngo uhindure amateka nk'ayo y'abantu nk'abandi, uyagire uko ushaka, abo mu gihugu hano byaba hanze, cyane cyane bakunze guhindura aya mateka yacu ku mpamvu zitandukanye. Ibi rero ngira ngo bafite ibyo bazahangana nabyo kugira ngo amateka nk'aya bayavuga ukundi. Ariko icyo navuga nk'ibyo Theoneste yavuze, ibihe byo birahinduka, ibihe byarahindutse. Nta uzongera gupfa nk'uko Theoneste yabivugaga, n'abapfuye cyangwa nawe uko yapfuye. Buriya yarapfuye, kuba ariho ni nko kuzuka, ariko nta wakongera gupfa kuriya. Impamvu kandi mu zindi nyinshi, ntabwo wakwica umuntu kabiri. Bigerageje azakwica mbere yo kumwica. Ubwo turi aha mutureba, bamwe bajya bashinyagura bavugira hanze. Igihugu cyose, igihugu cy'u Rwanda ureba, ntabwo gishobora gupfa kabiri. Mbere y'uko wakwica u Rwanda azakwica. Ntabwo wakwica abantu kabiri, ibibaho tureba aha, ntabwo twapfa kabiri. Ari twe bakuru, ari abana bacu, ntawe uzabica kabiri, ntibishoboka, ntabwo byakunda. Tuzabaho nk'uko abantu bakwiriye kuba babaho, nk'uko abandi abo ari bose babaho, byanze bikunze, ntawe twabisaba kubaho. Uko mbivuze uku,
hari ababyumva ukundi cyangwa hari abazabisubiramo ukundi, ariko uko mbivuze ni uko nguko aba ariko mu gutwara. Ndabasaba rero ngo nkomeze ijambo ryanjye mu rurimi abashyitsi bamwe hano bumva batagombye kubasemurira, cyangwa se benshi cyane bari hanze bafitanye isano n'amateka yacu, harimo n'abo bayahindura bakayagira uko bashaka. Ndagira ngo mvuge mu rurimi bashobora kumva ntawe basemuriye. Muranyihanganira. Uyu munsi twongeye guteranira aha kugira ngo twibuke kuba ari hano n'abadukurikiye binyuze mu ikoranabuhanga. Ndabashimira kuba mwifatanyije natwe kuri uyu munsi ukomeye. Turashima bikomeye inshuti z'u Rwanda badahwema kwifatanya natwe buri mwaka, haba mu kuza hano tukabana hano kimwe hamwe cyangwa se mu kutuzirikana. Ndashima uwarokotse umaze kutugezaho ubuhamya bwe. Ubu buhamya budufasha guhora twibuka, twese uko tungana tukibuka, ndetse n'abazadukomokaho bagakomeza kwibuka. Kwibuka bifite igisobanuro gikomeye ku gihugu cyacu. Ni bwo buryo dukoresha mu guhangana no gutsinda amacakubiri yari agiye kutumara. Uyu munsi rero udutera imbaraga twese, dukura imbaraga ku barokotse, bakomeza kutubera isoko y'ubumuntu igihugu cyacu kivomaho. Ku barokotse mwese rero, mumenye ko mutari mwenyine. Turi kumwe namwe ibihe byose. Ibyo twagezeho byose byashobotse gusa kubera ko Abanyarwanda bose bahisemo gushyira hamwe imbaraga bagaharanira kugenda mu cyerekezo kimwe. Twubaha kandi duha agaciro uruhare rwa buri munyarwanda mu kongera kubaka igihugu cyacu. Ukuri kuri jenoside yakorewe Abatutsi kurigaragaza kandi kuzwi na buri wese. Abari abayobozi bayiteguye kandi bakayishyira mu bikorwa bahamwe n'ibyaha mu nkiko mpuzamahanga hashingiwe ku bimenyetso simusiga. Inkiko gacaca zagaragaje uko jenoside yagenze muri buri mudugudu hose mu Rwanda. Hari impapuro zanditswe, paje zirenga miliyoni 50 zanditswe muri iyo myaka gacaca yamaze ikorwa, zandikishijwe intoki rwose. Ahangaha rero aho duhagaze
hashyinguwe inzirakarengane zazize jenoside zirenga ibihumbi 250, kandi mu mwaka wa 2018 inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yemeje umwanzuro w'uko jenoside yakorewe abatutsi yitwa izina ryayo nyaryo, kandi uyu mwanzuro ukaba warashyigikiwe n'ibihugu byose bigize uwo muryango usibye kimwe gusa, igihugu kimwe gusa. Uku ni ukuri ntakuka. Nyamara n'uyu munsi turacyabona abantu bayobya abandi bashaka kugoreka ukuri. Kugeza uyu munsi barahari. Iki si ikibazo cy'ubumenyi buke gusa, ahubwo hari ikindi kirenze ibyo. Ibi bisobanuye ko impungenge zo kongera kubona amateka mabi yisubiramo zigihari kandi zifite ishingiro. Twebwe ubwacu n'inshuti zacu turamutse twigize ba ntibindeba. Guhakana jenoside bitangira mbere y'uko jenoside ubwayo ishyirwa mu bikorwa. Byagaragaye kenshi ko abakabaye bakumira aya mahano birengagiza ibimenyetso biba bigaragara biyibanziriza. Imvugo zigahinduka, imvugo z'urwango zikavamo ibikorwa by'urwango, ugasanga ari nk'aho ntacyo bibabwiye. Imyifatire yakagombye kwamaganwa ako kanya, ugasanga barashaka uburyo bwo kuyisobanura babigize ibintu bito bisanzwe. Gutegura ibikorwa by'amahano bigahishwa inyuma y'imvugo zubakiye ku bibazo by'abaturage no ku bwoba. Mu gihe ibyo biba birimo bikorwa, ugasanga hari abashaka kugereranya abahigwa muri jenoside n'abayiteguye. Ibi byose rero byariho mu mateka yacu. Hari n'abashaka kugaragaza ko jenoside yakorewe abatutsi yatunguranye. Ibyo si byo, siko bimeze. Yateguwe igihe kirekire rwose kandi ishyirwa mu bikorwa ku manywa y'ihangu. Ikibabaje ni uko hari bamwe mu bavugaga ukuri muri icyo gihe ndetse banabihagazeho rwose, bageze aho bahinduka bakwiza ibinyoma, ahanini bigaterwa n'impamvu za politiki. Interahamwe n'indi mitwe yitwara gisirikare yatozwaga ku mugaragaro kandi yigishwa urwango. Intwaro zinjizwaga mu gihugu ari nyinshi, kandi abanyarwanda babirwanyaga baterwa ubwoba cyangwa baricwa. Mbere ya 1994 abaturage bagiye bamburwa ubuzima mu bwicanyi bwagiye bukorwa inshuro nyinshi kandi mu byiciro, bugamije kumenyereza abantu ko kwica bishoboka ndetse no kureba uko amahanga azabyitwaramo. Kandi usibye bake cyane bagize ubutwari bwo kubyamagana, amahanga yararuciye ararumira kugeza igihe byari byamaze kurenga igaruriro. Mu ntangiriro y'imyaka ya za 60
nyuma y'uko abatutsi benshi cyane bicwaga abandi bakameneshwa bagahunga. Hari amajwi mpuzamahanga nka Bertrand Russell, hari n'abandi bavuze ko ibyo byari itsembabwoko kandi rikozwe mu buryo buteguye. Ibyo byarakomeje no mu myaka ya za 80 ihera, ndetse no mu ntangiriro z'imyaka za 90. Icyo gihe abatutsi barimo abagogwe mu majyaruguru y'uburengerazuba bagabwagaho ibitero byateguwe. Mu mwaka w'1993 komisiyo yari iyobowe na Jean Carbonara yakoze iperereza kuri ubwo bwicanyi. Nyuma yo kubona amakuru ahagije ku bijyanye n'ibyobo rusange byajungwagamo abishwe ndetse n'uruhare rw'inzego za leta muri ubwo bwicanyi, banzuye ko hari jenoside yari irimo itegurwa. Muri uwo mwaka kandi intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye Bakre Walinjai yaburiye abantu ko hari propaganda yateguwe yagaragazaga abatutsi nk'abanzi, ikaba yarimo ikwirakwizwa ku mugaragaro, kandi byari ugutegura abaturage kuzakora urugomo rw'ubwicanyi ndengakamere. Muri Mutarama 1994 umugaba w'ingabo zari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye mu Rwanda yoherereje icyicaro gikuru cya New York cy'umuryango w'abibumbye ubutumwa bugaragaza ko interahamwe zari zirimo guhunika intwaro, gukusanya intwaro no gutegura urutonde rw'abatutsi bagombaga kwicwa. Baje rero kumutegeka kugeza ayo makuru kuri iyo leta, kandi ariyo yarimo itegura jenoside, kandi bamutegeka kutagira ikindi abikoraho. Ikibabaje ni uko n'uyu munsi ntaho bitandukanye n'ibyo tubona muri aka karere kacu. Ni ibintu tubona rwose, turabibonesha amaso yacu. Jenoside imaze gutangira, imiterere yayo n'ubugome yakoranwaga byahise bigaragara. Abatutsi bose barahigwaga bazira icyo bari cyo. Nta hantu na hamwe hari umutekano, haba no mu nsengero cyangwa mu mashuri. Uko kuri guteye ubwoba, kandi kurushaho kugaragaza ubumuntu n'ubutwari bw'Abanyarwanda bemeye gushyira ubuzima bwabo mu kaga, bagahisha bagenzi babo kugira ngo babarengere. Icyo umuryango mpuzamahanga wahise ukora ni ugufasha abanyamahanga bari mu Rwanda gusubira iwabo no gukura mu gihugu ingabo nyinshi zari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Kuri Eto Kicukiro, ubwo ingabo z'umuryango w'abibumbye zahavaga, abatutsi ibihumbi n'ibihumbi bari bahahungiye baratereranwe baricwa. Ibyo ni ibintu byagiye bigaragara hirya no hino mu gihugu. Iyo izo ngabo ziza kuba zarashyigikiwe kugira ngo zihagume kandi zirinde Abanyarwanda, abicanyi bashoboraga kubuzwa gukora ibyo bakoze, kandi benshi mu bishwe baba bakiriho n'uyu munsi. Ab'umuryango w'abibumbye
basize mu Rwanda bakabasha kugira abo barokora, bigaragaza ko hari byinshi byashoboraga gukorwa iyo habaho ubushake bwa politiki. Ndetse n'igihe ubwicanyi bwari bumaze gufata indi ntera, amagambo yakoreshejwe mu gusobanura ibyari biriho biba nayo yerekanye gushaka gukoresha amagambo yumvikana neza ariko aterekana ukuri kw'ibyabaga. Jenoside ifite igisobanuro mu mategeko mpuzamahanga kugira ngo ababyumva bamenye ko bafite inshingano yo gutabara kandi bagira icyo bakora. Kurebera icyaha nk'iki hanyuma ukanga nkana kukivuga mu nyito yacyo uko cyitwa, mu by'ukuri ni uburyo bwo guhakana jenoside, ndetse bishobora no gufatwa nk'ubufatanyacyaha. The technology existed to disrupt the radio broadcast. Ndetse n'igihe ubwicanyi bwariho bukorwa, ikoranabuhanga rikenewe ryari rihari, indege zo kubuza amajwi gukwirakwizwa zari zihari. Ariko ababishinzwe basanze ngo byatwara amafaranga menshi, kandi ngo bakumva baba bivanze mu bibazo by'u Rwanda. Igiciro rero ngo basanze ari kinini cyane iyo mu myumvire yabo ubuzima bw'abari bibasiwe nta gaciro bwari bufite. Ubuzima bwacu rero babonaga nta gaciro bufite. Tubyakire gutyo. Ku Banyarwanda rero isomo twahakuye ryari riremereye. Kandi iryo somo ntabwo ryibagiranye. Iyo ubuzima bwacu butajyanye n'inyungu z'undi muntu, biba bivuze ko nta mpamvu yo kuburengera cyangwa yo kuburokora. Tubyakire. Niyo mpamvu rero byabaye ngombwa ko ingabo zahoze ari za RPA zirwana urugamba rwo guhagarika jenoside kandi zikaruhagarika. Igidutera agahinda gakomeye nuko tutabashije kuhagerera igihe. Uko ni ukuri kw'amateka. Uretse ko n'uyu munsi hari abadashaka kubyemera kubera impamvu tutumva, ahari tutazanapfa twumvise. Umuco n'imyitwarire biranga ingabo z'u Rwanda z'uyu munsi byavuye muri ibyo bihe bikomeye. Nibyo biyobora imyitwarire y'ingabo zacu zikorera no hanze y'igihugu mu butumwa bwo kubungabunga amahoro, kandi zikaba zaragiye zubahwa hose kubera uburyo zisohoza neza inshingano zazo. Mu by'ukuri nta bihano cyangwa ibitutsi biturutse ahantu ariho hose
bishobora na rimwe gutesha agaciro icyubahiro n'ubunyamugayo by'ingabo n'inzego z'umutekano z'u Rwanda, kuko ziri mu zishoboye zibaho ahantu ari hose. Ntegereje kuzaganira kuri iki kibazo cy'ibihano mu rwego rwo hejuru muri iyi si, kugira ngo nsobanukirwe impamvu y'aka karengane. Abanyarwanda bazi neza ikiguzi cyo kwihanganira ubuhezanguni, kandi ihame ryacu shingiro ni ukurinda abasivili bari mu kaga. Nyuma ya jenoside, abanyarwanda twahisemo kwiyubakira igihugu cyacu twese hamwe. Ibyo kandi bikajyana n'isezerano ryo kutazigera na rimwe twemera ko politiki ya jenoside yongera kugiraho ishinga imizi. Reka mbabwire, jenoside ntabwo yakongera kuba hano, ntabwo bizaba. Nubwo twumva urusaku, abantu baza bavuye i Burayi bahurira i Kinshasa, umuhungu Habyarimana agatumizwa n'abandi bakavanwa sinzi hehe. Ibyo byose ni urusaku, ntacyo byabyara cyatugiraho ingaruka nk'izo hano. Ntabwo bizaba. Ibi ntabwo mbivuga nk'umuntu ku giti cyanjye, ndabivuga kuko nzi ko buri munyarwanda, abato n'abakuru, nawe yasubiramo ayo magambo ndiho ndavuga. Abanyarwanda byabaye ngombwa ko bahangana na benshi bashaka kugoreka amateka, ariko tugomba gukoresha ubwenge bwacu kugira ngo tubashe kubona ukuri. Nizo mbaraga dufite, tukagira n'amajwi yo kuvuga iyo tubona ko hari ibintu bitagenda neza. Ntabwo bishoboka kuducecekesha uburyo ubwo ari bwo bwose wakoresha. Tugomba gusobanura neza ibyago tubona bishoboka. Igihe leta yakoze jenoside yatsindwaga muri 1994, abasirikare bayo n'interahamwe bahungiye hakurya y'umupaka, noneho bagira inkambi. Muri izo nkambi barisuganyije, bashinga icyitwa uyu munsi FDLR, maze bakajya batera ibitero shuma mu Rwanda byahitanye ibihumbi byinshi by'abanyarwanda. Iki ni igihe twise icy'abacengezi. Ku mupaka w'uburengerazuba, umutekano usesuye washobotse gusa mu mpera z'imyaka za 90, bivuye ku bwitange bw'ingabo zacu n'imikoranire y'abaturage batuye ako gace babigaragaje mu butwari. Kuva icyo gihe
ingamba z'ubwirinzi zacu zigamije kugira ngo ibyo bitero bitazongera gukorwa byambukiranya umupaka. Iki si ikibazo cyakagombye kurekerwa u Rwanda rwonyine. Kukirekera u Rwanda rwonyine bisa nk'ibihemba badutera maze u Rwanda rugahanirwa kwirwanaho. Tekereza nk'umuhinzi ubona umurima we ufashwe n'inkongi y'umuriro. Mu ntangiriro umuriro ukiri muke, abaturanyi bamwe bagatekereza ko ibyo bitabareba, abandi bakavuga ati umuyaga uri buhuhire mu kindi cyerekezo, maze umuriro wizimye. Bakarebera, bagategereza, ariko umuyaga ntuhindura icyerekezo. Hagati aho hari umuntu watwitse iyo nkongi, uguma asuka lisansi kuri uwo muriro. Uwo muriro ukaguma wambukiranya, ufata umurimo ufata uwundi, kugeza igihe ufatiye amashyamba, ufatiye imijyi, ukanarenga ugakomeza. Aho rero niho abantu batangira kwirukanka n'utudobo turimo amazi, bavuga ngo hashyirweho umutwe wo kurwanya umuriro. Abanyafurika kurusha abandi bantu bose bakwiye gusobanukirwa ko kurebera ucecetse isakazwa ry'urwango n'ubuhezanguni ari ikintu kibi cyane. Bagomba kubisobanukirwa cyane cyane iyo hari disikuru z'urwango, cyane cyane iyo hari urugomo rushingiye ku buhezanguni. Abanyafurika kurusha abandi bantu bose bakagombye kwibutswa icyo kintu dushingiye kuri aya mateka. Uyu munsi umugabane wacu niwo urimo amakimbirane menshi. Muri 1994 abanyafurika n'inzego zabo bananiwe kugira icyo bakora. Ibi mbivuze kubera ko guharanira ubusugire bwa Afurika nubwo ari ngombwa kandi bifite ishingiro, bikwiriye no kujyana n'uko inzego za Afurika zifata ibyemezo bikwiye kandi byihuse iyo abanyafurika bari mu kaga. Abakora ibibi ntibakwiye kwemererwa kwihisha inyuma y'ihame ry'ubusugire bw'ibihugu kugira ngo barikoreshe mu guhunga inshingano ku byaha bakora no ku buryo bima abaturage uburenganzira bwabo. Ntibishoboka cyangwa ntidushobora kwemera kongera gukora amakosa twakoze mu gihe cyahise. Ingengabitekerezo ya jenoside iracyakwirakwizwa mu karere kacu, nidafatirwa ingamba ishobora kongera kudusubiza inyuma. Hari abavuga ko u Rwanda rukabiriza izi mpungenge
cyangwa ngo rufite izindi nyungu zihishe inyuma yabyo. Ibi rero si ibinyoma gusa, ahubwo binagaragaza agasuzuguro gakomeye n'ubugome byatugejeje ku mahano twibuka uyu munsi. Ikitubeshaho nk'abanyarwanda rero muri iki gihe ni ubumwe bwacu no kuba twemera tudashidikanya ko kimwe n'andi mahanga yose dufite uburenganzira bwo kubaho mu mutekano, dufite agaciro kandi tubanye mu mahoro n'abaturanyi bacu bose. Icyo dusaba nuko abafatanyabikorwa bacu bifatanya natwe tukarwanya ubuhezanguni, aho guhanira u Rwanda ko rwirwanaho. Abazadukomokaho, abanyarwanda b'ejo hazaza, tubafitiye umwenda urenze kubaho gusa. Bakwiye kuzaragwa igihugu gitekanye, cyuzuye ubumwe kandi gihagazeho, ndetse n'umugabane wa Afurika ushyize hamwe kandi wifitiye icyizere. Turabahamagarira mwese gukomeza gufatanya natwe, haba mu kwibuka, haba no mu bindi bikorwa bituranga. Ndabashimiye kuntega amatwi no kwihangana. Murakoze cyane. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubw'ubutumwa budukomeza mutugejejeho. Turabashimira ko muri uru rugendo igihugu cyacu kimazemo imyaka 32 mukomeje kuturangaza imbere mu kudaheranwa n'agahinda, ahubwo twubaka ejo hazaza heza h'u Rwanda rwacu. Abanyarwanda ntabwo tuzongera gupfa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame, banyacyubahiro mwese muteraniye hano, Banyarwanda, nshuti z'u Rwanda, gahunda yari duteranije hano yo gutangiza icyumweru cy'icyunamo n'iminsi 100 yo kwibuka abacu bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi irarangiye. Turabashimiye. Dusoza twagira ngo kandi tubamenyeshe ko uyu mugoroba hari urugendo rwo kwibuka, Walk to Remember, ruri butangirire ku Karere ka Gasabo, rugasorezwa kuri BK Arena ahaza kubera umugoroba wo kwibuka Night Vigil. Murakoze, dukomeze kwibuka twiyubaka. Mumfashe duherekeze nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame.